reka none nongere nkusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Nizere yuko ibintu bikomeje kugenda fresh sana, nizere yuko ari gatanu ku kandi. Reka nkwibutse utari wakanda subscribe kuri akantu gatukura, nyaboneka banza ugakora kugira ngo tujye tugumya tubane no mu yandi makuru aba kugeraho gatanu kandi. Nguko rero n'ahandi wasanga daily update usibye ku Biganza Media TV, niho honyine kabisa bakugezaho inkuru yihuse kandi y'ukuri, ibintu bikagumya bikaba fresh sana, show ikagumya ikaba show. Byifashe gute rero muri showbiz? Niki kiri kuvugwa, niki kiri trend muri showbiz, ni ayahe makuru agezweho? Teta Sandra yageneye ubutumwa Preskid bakundanye. Uyu Teta Sandra kabisa yagize ati nakomere nta mvura idahita. Ubu butumwa bwa Teta Sandra kuri Preskid, umusore bakanyujijeho mu rukundo mu myaka yatambutse, ariko uyu munsi akaba akurikiranywe mu butabera, aho akurikiranyweho ibyaha birimo ibyabereye mu irushanwa rya Miss Rwanda. Teta Sandra na Preskid batangiranye umushinga wa Rwanda Inspiration Backup mbere y'uko itangira gutegura irushanwa rya Miss Rwanda muri 2014. Uyu Nishimwe Dieudonné uzwi nka Preskid muri 2016 yabwiye umunyamakuru wa TV10 ko mu buzima bwe yakunze rimwe gusa kandi umukobwa bakundanye adateze kuzamwibagirwa. Uti rero urumva ko urukundo ni ruganze, gusa reka tugumye tunihanganishe uyu Preskid mu byago arimo, ngira ngo nta kundi byamera, niko isi ibiteye. Aragira ati uwo yavugaga ni Teta Sandra, bari bakundanye ubwo yari akirangiza kaminuza. Aba bombi bakundanye igihe kitari gito, kugeza muri 2014 ubwo uyu mukobwa yinjiraga mu rukundo rushya n'umuhanzi Drake wamamaye mu itsinda rya Active. Batandukanye muri 2017 mbere y'uko muri 2018 atangira gukundana na Wesley wo muri Uganda na Wiz. Ubu bafitanye abana babiri. Ubwo yaganiraga na Igihe, Teta Sandra yabajijwe ubutumwa yagenera Preskid. Uyu Teta Sandra agira ati uyu nyine Preskid ufungiye muri gereza ya Mageragere, aho akurikiranyweho ibyaha birimo bikekwa kandi birimo no kuba yarakoze ategura irushanwa rya Miss Rwanda. Agira ati Teta Sandra yagize ati icyo namubwira ni ugukomera nta mvura idahita. Teta Sandra watashye mu Rwanda ntiyifuza kuvuga ku muryango we mu itangazamakuru. Mu yandi makuru rero uyu Teta Sandra ukimubwira ko wifuza ko muganira mu buryo bw'inkuru, Teta Sandra yisekera ibintu byose, ahita agusubiza ko ntacyo byaba bitwaye mu gihe mutareba ugaruke umuryango we. Ati umugabo twabyaranye n'abana banjye ndifuza ko bataruka inkuru zanjye. Niba ari ibyanjye wifuza kumbaza byo nta kibazo. Icyakora ku rundi ruhande, igihe twaganiraga yari yizihije isabukuru y'amavuko, ndetse mu bantu bamweretse urukundo harimo na Wiz babyaranye abana babiri. Uyu mugabo abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yagize ati isabukuru nziza mama Kawumera. Ni amagambo Teta Sandra avuga ko yakiranye yombi, kuko nk'umugabo babyaranye amwifuriza kuramba. Uti ku rundi ruhande, ubwo yari abajijwe ku bukwe bwe n'uyu muhanzi bumaze igihe buvugwa mu itangazamakuru, ntabwo yararuciye ararumira. Ati ubukwe bwo igihe nikigera
haba habayeho miscommunication burundu, biba bivuga yuko ntawe uzongera kuvugana n'undi. Ni ibitekerezo byawe rero aho hasi muri comment uragenda ubisigamo kugira ngo tujye tugumya kubana, nkugezeho amakuru kandi nawe utugezeho uko ubyumva, kugira ngo amakuru yacu ajye agumya kunogera buri wese. Ndagukunda.